duhumurizanye. komera ihangane shikama mu masezerano muhumurizanye mwijwi ry'ibyiringiro ubuzima bwacu ntibuzarangirira muri iyi si. Abateze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro ndabaramukije. Muri kumwe kandi na Pastor Amoni Rugerinyange mu kiganiro kivuga ngo Yesu aranyobora. Twambaza Imana. Nyagasani Imana, tugushimiye ko rutwitaho kandi ukaturinda. Tugushimiye ko waduhaye Yesu ngo atuyobore. Duhe kwemera umwuka wawe adushoboze gukurikira Yesu aho atuyobora hose. No muri uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ryawe Data, duhe gusobanukirwa n'ibyo tugiye kwiga kandi uduhe kubishyira mu bikorwa ku bwa Yesu umuyobozi wacu. Ndanezerwa kwanyobora aramumurisha ijambo rye mu byo nkora naho ngenda n'ukuboko kwa Yesu kunyobora. Aranyobora nkanezerwa nuko anyoboresha ukuboko kwe. Shaka kumukorera neza yuko ukuboko kwe kunyobora. Iyo ndirimbo ya 33 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana yahimbwe n'uwitwa Joseph Henry Gilmore. Yayihimbye ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 1862. Joseph yari umupasitoro mu itorero ry'Ababatista. Ahimba indirimbo aranyobora yafatiye ku magambo aboneka muri Zaburi ya 23 murongo wa 2 n'uwa 4. Amagambo avuga ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Igitekerezo cyakuwe muri bya bitabo nkunze kuvuga cyitwa Companion y'indirimbo z'Abadiventisti wa karindwi, paji ya 510 kugeza 511, no kuririmba usobanukiwe ipaji 120 kugeza ku ipaji 122. Joseph Henry Gilmore wabayeho hagati y'umwaka wa 1834 n'umwaka wa 1918. Yavukiye i Boston muri Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavutse ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa 4 umwaka wa 1834. Yakurikiye amasomo y'iyobokamana muri kaminuza ya Brown n'iya Newton. Ayarangiza mu mwaka wa 1861. Yerejwe umurimo w'ubugabura mu itorero ry'Ababatista mu mwaka wa 1862. Maze akora umwaka umwe ahitwa Fisherville muri New Hampshire. Muri umwaka Joseph yararitswe n'itorero ry'Ababatista ryo muri Philadelphia ngo aze kubafasha mu materaniro yo gusenga yabaga mu cyumweru hagati. Muri icyo giterane yigishije uburyo Imana iyobora abantu nk'umwungeri mwiza nk'uko biboneka muri iriya Zaburi ya 23. Umwuka w'Imana yaramukoresheje cyane ku buryo yumvaga yuko nawe ayoborwa n'Imana. Ayo materaniro arangiye, umudiyakoni waho muri Philadelphia witwa Watson yamuriarikiye kugiwe. Bajyanye iwe bakomeza kuganira ibyo kuyoborwa n'Imana. Umwuka w'Imana akora ku mutima wa Joseph, maze afata ikaramu n'urupapuro
yandika amagambo y'igisigo agize ibice 4 by'iriya ndirimbo aranyobora, maze ako gapapuro agahereza umugore we, ntiyanamubwira icyo agakoresha. Umugore we nawe atigeze agira icyo amubwira, akohereza mu icapiro ryitwa Watchman na Reflector ryari muri Boston. Iyo nyandiko yaje kuboneka mu kanyamakuru ko ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 12 k'uwo mwaka w'1862. Hashize imyaka 3 Joseph Gilmore amaze guhimba amagambo y'iriya ndirimbo, yagiye ahitwa Rochester muri New York kubwiriza mu itorero ry'Abatisita. Amaze kwinjira mu rusengero, yafashe agatabo k'indirimbo agira ngo arebe indirimbo baririmba uko zimeze. Akibumbura ako gatabo, yahise agwa ku ndirimbo ivuga ngo aranyobora. Nibwo bwari ubwa mbere amenya ko iyo ndirimbo yahimbye hari aho yanditswe mu ndirimbo z'itorero. Mu minsi myinshi y'ubuzima bwe, Joseph Gilmore yakoreye itorero ry'Abatisita. Yabaye umunyamabanga wihariye wa se umwaka umwe, igihe se yari guverineri wa leta ya New Hampshire. Hanyuma yabaye profeseri w'igiheburayo muri seminari ya Newton. Mu mwaka w'1868 yahamagariwe kuba profeseri w'icyongereza muri kaminuza ya Rochester. Yakomeje uwo mwanya kugeza igihe yagiye muri pansiyo mu mwaka w'1911. Yanditse n'izindi ndirimbo, ariko nta ndirimbo yigeze ikundwa nk'iyi ndirimbo ivuga ngo aranyobora. Nubwo Joseph yari umuntu ufite icyubahiro mu by'idini no mu by'uburezi, ariko igituma yubahwa cyane n'iriya ndirimbo yanditse mu mwanya muto ubwo yari amaze imyaka 28 y'ubukuru, igihe yari yaragiye kubwiriza muri Philadelphia. Joseph Henry Gilmore yaguye i Rochester ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 7 umwaka w'1918. Joseph yakoze umurimo ukomeye wo kudutegurira iriya ndirimbo nziza. Twagize amahirwe yo kumenya ko Yesu ari we muyobozi wacu, niwe mwungeri wacu, niwe uturinda amanywa n'ijoro, kandi mu bibazo byose duhura nabyo, ufite Yesu ntacyo agomba gutinya. Umva nawe, iyo uri mu mahoro kimwe n'iro makuba, Yesu aba ari kumwe nawe akuyobora. Nubwo waba ubabaye ufite n'ishavu, Yesu aba kuri iruhande ngo aguhoze kandi aguhumurize. Uri kumwe na Yesu, nubwo yahura n'ibihe bibi, nta na rimwe yitotomba, kuko umufasha uba muri iruhande kandi amuyobora, amukomeza. Joseph Gilmore niwe wahimbye amagambo y'iyi ndirimbo, maze yandikwa na William Bradbury, ari nawe wahimbye ijwi ryayo mu mwaka w'1863. Ikindi William yakoze kuri iyo ndirimbo nuko yongeye andi magambo mu gusubiramo. Umugabane uheruka uvuga ngo nshaka kumukorera neza yuko ukuboko kwe kunyobora. Ubundi gusubiramo, umuhimbyi yari yanditse nariya magambo avuga ngo aranyobora nkanezerwa nuko anyoboresha ukuboko kwe. Naho nshaka kumukorera neza yuko ukuboko kunyobora yongeweho na William Bradbury. Mu gice cya 2 cy'indirimbo, Joseph Gilmore yavuze ko nubwo yaba ashavuye cyangwa anezerewe, nubwo yaba ari mu mahoro cyangwa makuba, ayoborwa n'ukuboko kwa Yesu. Nta gisa no kuyoborwa na Yesu. Nibangirisha bugishi cyangwa nubwo nezerwa cyane, mu mahoro n'amakuba, n'ukuboko kwa Yesu kunyobora. Aranyobora nkanezerwa nuko anyoboresha ukuboko kwe. Shaka kumukorera neza yuko
ukuboko kwe kunyobora. hariho abantu bamwe bibwira ko haba igihe Yesu abatererana bakajya mu byago kubera ko atakibitaho. Nyamara nta na rimwe Yesu aba atari kumwe n'abo yacunguye. No mu makuba burya bari kumwe natwe, ndetse n'iyo turira tugashavura nawe aba afatanije natwe umubabaro. Igice cya kabiri nacyo kivuga neza. Joseph Gilmore yakomeje ku murongo wa 3 avuga ko yifuza kubana n'umwami we kandi ko atazinuba cyangwa ngo yitotombe. Yavuze ko azagumya kwishima cyane kuko ukuboko kwa Yesu kumuyobora. Mwami shaka ko tubana ntabwo nzinuba nitotomba, nzagumya nishima cyane kukuboko kwa Yesu kunyobora. Aranyobora nkanezerwa nuko anyoboresha ukuboko kwe. Nshaka kumukorera neza yuko ukuboko kwe kunyobora. Mbese aho kunezerwa ibihe byose, igihe tugize ingorane ntabwo tujya twinuba kandi tukitotomba muri ibyo byago, nubwo haba igihe tuba twanezerewe. Hari n'igihe umuntu yakwihenda akavuga ati mbabazwa nuko Yesu ansiga igihe mba mukeneye cyane. Igitekerezo kivuga ibyo umuntu wigeze kurota, abona ipica y'ubuzima bwe imeze nka sinema igaragarira mu kirere. Ngo yabonye ipica y'ibirenge by'abantu babiri bagendaga babangikanye mu mucanga. Akabona iyo pica y'ibirenge by'abantu babangikanye. Aba bantu bagendaga babangikanye yari Imana n'uwo muntu bwe. Ngo byageze aho hasigara hagaragara ibirenge by'umuntu umwe gusa. Maze uwo muntu abaza Imana ati ko wansize nkagenda jyenyine kandi muri kiriya gihe hagaragara ibirenge byanjye gusa, aribwo nari mu byago bikomeye cyane. Kuki wansize nkagenda jyenyine muri biriya bihe bibi? Imana yamushubije iti mwana wanjye nkunda, sinshobora kugutererana ngo ngusige wenyine mu gihe uba uri mu kaga no mu mibabaro. Hariya wabonye ibirenge by'umuntu umwe mu mucanga, ntabwo biriya birenge wabonye ari ibyawe, ahubwo ni ibyanjye. Ibyawe ntibyari bikigera hasi, kuko nabonye tugeze ahantu habi cyane maze nkaguterera mu mugongo nkaguheka. Mu gice cya 4 Joseph yerekanye ibyiringiro bikomeye byo kurangiza umurimo we no kunesha kubw'imbabazi za Yesu. Yarangije avuga ati ntacyo nzatinya, yewe habe n'urupfu. Mbese muntu uteze amatwi iki kiganiro, waba warisunze Yesu bihagije kugira ngo agushoboze kurangiza umurimo wawe? Wumva se umwizeye bihagije ku buryo utabasha gutinya urupfu? Mbese aho urupfu rwakugereraho waba waramaze kwemera Yesu kukuyobora muri byose? Waba waramaze kwikiranura nawe? Waba waramaze no kwikiranura na bagenzi bawe ngo aho impanda izavugira uzabe witeguye kujya gutura muri ya mazu meza Yesu yaduteguriye? Dufite amahirwe atangaje yo kugira Yesu nk'umuyobozi wacu. Ni umucunguzi uhoraho. Yaraducunguye kandi kugeza n'uyu munsi ni muzima nk'umuyobozi n'umushumba utabasha kudutererana. Umuntu ubaho atagira umucunguzi aba ari mu kaga. Iyo ibibazo bikomeye ntagira ubimurangiriza. Nta gisa na Yesu utiyobora buri gihe. Uri kumwe na Yesu ntacyo atinya, ndetse ntatinya n'urupfu. Ufite Yesu kandi akaba yemera kuyoborwa nawe ntatinya kwegera uwamuhemukiye
ngo bikiranure, kuko Yesu abimushoboza. Erega Yesu niwe wavuze ati, mukunde abanzi banyu kandi musabire n'ababarenganya, muri Matayo 5:44. Mwemerere akuyobore, maze uko ushaka ko mubana akubashishe no kubana neza n'abo mutavuga rumwe bose. ndangije imirimo yanjye nesheje kubw'imbabazi ze, ntacyo nzatinya n'urupfu, kuko ukuboko kwa Yesu kunyobora, aranyobora nkanezerwa nuko anyoboresha ukuboko kwe, shaka kumukorera neza yuko ukuboko kwe kunyobora. Dusenga Imana. Data mwiza, tugushimiye ko waduhaye Yesu ngo atuyobore, nta na rimwe adutererana. Dushoboze kumwemerera kujyaho atuyobora hose, kugeza ubwo azatugeza aho yaduteguriye mu bwami bwawe. Data, komeza kubera ibyiringiro abakeneye amahoro yawe bose, bari abarwayi, bari abashengurwa n'urwangano n'inzika, bari abakeneye imbabazi zawe kandi bakaba badashaka kubabarira abandi, bari abapfakazi n'imfubyi, bari abadafite icyo barya n'icyo bambara, n'abariya batagira aho baba bose. Data, ubabere igisubizo cy'ibibazo byabo nk'uko wabisezeranye, mu izina rya Yesu. duhumurizanye. komera ihangane shikama mu masezerano muhumurizanye mwijwi ry'ibyiringiro ubuzima bwacu ntibuzarangirira muri iyi si